ineza y'umukunzi. Umukunzi wanjye arera, imvugo yiranezeza. Uriya ninde uzamuka inyabihanga, usa n'umukunzi wanjye uhumurwaho n'ishangi n'icyome yatuwa kivuka. Yambaye ingumi impande zose, azamukanye imiruho, ibyaha byari mwese yumuri ku rutugu. Ese ko akomeje urugendo kandi aremerewe biterwa n'iki? Ko mbona afite inguma kandi atari umurwanya biterwa n'iki? Ko mbona imiruho y'imfubyi n'abapfakazi ayitererana uriya musozi, avuga yeruye ko imbahe zari nyinshi, ko yirutse ageze ku musaraba. Ngo agere inyabihanga, ko batamuretse ngo ature imitwaro n'ingoma ziruhuka, ikamba ry'amahwa mu ruhanga ko ntaribonanye abanyabyaha yaryambitswe kuki. Ntiyibwiye n'abamukoreye ibyo byose ngo abagenzi bamwizeye batazawubwa n'imiraho guhora kw'iminsi ya nyuma. Natamba iki mwatamba iki? Natamba iki cyageranywe n'amaraso nakowe ko wankunze yankuye amaraso y'igiciro cyinshi. Ayo maraso aho mu bitungwa nawe mwami dukundira. Twari dupfuye bakundwa utagira kirengera kuko kubona igitambo cy'intungura cyangwa umwana w'intama utagira inenge kubw'impongano z'ibyaha byacu. Urukundo Imana yakunze muntu urayisaga ubwo yamuremaga mu ishusho yayo, ishakisha mo mu ijuru wacungura yahanze maze haboneka umukunzi. Mukunzi akimara kubyumva ntabwo yatinze kubyemera, ntabwo yatekereje ku byiza asize mu ijuru haba n'imibabaro azabonera mu isi maze aremera aritanga. Uwo mwami yagize neza, twunamuye twari turohamye, twebwe bari kuri y'amasezerano twigiza hafi kubw'umusaraba w'isoni. Twari ibicibwa kwa muhanzi, mvuge se kumbaye zitarangira bakundwa zizabo zagezeho ko abagenzi bagana iyo bamuganiriyeho bibagirwa urushya by'isi bakanezwa n'inkuru zo ku musaraba. Uwo mukunzi aho yakabehereye ntagira umushiha, ntagira inzigo aduhozaho amaso ngo hato tutanyera mu mbaraga z'umubi. Ahora ashaka icyatugeza muri urwo rurembo iwacu yo baradutegereje. Daniel we ngo yibuke ibyaho n'ineza nyiri icyo gihugu yemeza kujya mu rwobo rw'intare. Stefano nawe nuko ati sinakwihakana uwambambiwe. Yohana kujya mu nzu y'imbohe ntiyinubye kuko yari yahishuriwe neza wamukunze atari inyuma. Wavuze intambara ku murusa na Yesu wo nkubwira n'umuziranenge mwiringire n'uvura imvune zo ku mutima komora ingoma. Yambaye imbabazi, yambaye kunesha, yambaye ubwiza yasizwe n'iya Karoni Yesu umwana w'Imana. Acyuye umuhigo ni muhumure, azamukanye impunda, azamukanye ijwi ry'impanda, ategetse amahanga avunaguye imiheta, amacumu yacamo kabiri, amagara atwikisha umurati, nimworoshye umenye ko ari Imana. Tugomororeye amoko turatwara, dutoranyirije umwandu wacu n'uwo byirato by'uwo yakunze. Yimenyekanishe mu mahanga ko ari igihome gikingira abana, akuraho intambara kugeza ku mpera z'isi, nicyo gituma tutazatinya na isi yahinduka imisozi igakurwaho ikajya imuhengeri, n'aho amazi yatigizwe no kwihinduriza kwayo. Baje nk'abaturutse mu cyobo kinini basumira mu virungano, uburyo bwanjye hagurwa igitero, ni ukuri imbaraga z'amaboko yabo ntacyo zizatwara. Kuko Uwiteka Imana yanciye urubanza, ashyiraho umwanzuro ntakuka tuhereye none handashyiraho umuhoro wacu n'ingoni. Umuntu wakomotse mu butaka ye kuzongera gutera ubwoba kuko intara y'umuryango wa Yuda igiti cya Dawidi yanesheje. Uwo ni Yesu umwana w'Imana.